Yes guys, iyi ni inkuru nziza ugomba gukurikira kuva itangiye kugeza ku musozo wayo. Turabizi neza ko ukuramo amasomo menshi ashobora kugufasha mu buzima busanzwe bwawe bwa buri munsi. Steven na Patrick bari inshuti magara kuva mu bwana bwabo. Barakundanaga cyane kandi basangiraga kabisi n'agahiye. Ikindi kandi bose bakoraga akazi kamwe kuko bose bari abahigi mu ishyamba. Bahize inyamaswa nyinshi igihe kirekire. Kandi aho babaga mu mudugudu wasangaga abantu bose babazi kuko aho washakiraga Steven wabaga ubizi neza ko na Patrick bari kumwe kuko ntibajyaga batandukana. Izo nshuti uko ari ebyiri Steven na Patrick umunsi umwe bagemuriye inyama umukire wari uzwi cyane muri ako gace yitwaga Chef Maurice, maze bakirwa n'umukobwa we witwaga Sandrine. Abazimanira ibyo kurya byiza ndetse na wine yenze neza cyane. Ariko Sandrine atangira kuganira na Steven, maze Sandrine aramubwira ati uri umusore mwiza kandi ugaragara neza. Steven nawe aramubwira ati uri umukobwa mwiza numva nakwifuza mu buzima bwanjye. Abo bombi bakomezaga kuganira ariko ubona buri umwe yishimiye mugenzi we. Maze nyuma y'uwo munsi ubucuti bwabo burakomeza, urukundo ruragurumana, maze nyuma y'amezi make barashyingiranywa. Steven na Sandrine babana batyo nk'umugabo n'umugore. Kubera ko Sandrine yakomokaga mu muryango ukize, byatumye na Steven aba umukire cyane utaraburaga ikintu na kimwe. Umwaka ushize bashyingiranywe, Sandrine yahise yibaruka abana b'impanga, abahungu babiri beza cyane. Yari inkuru nziza kuri Steven wari umaze kubona abahungu beza, ariko kandi nyuma y'umwaka ibyo bibaye, Patrick wari inshuti na Steve mu bwana nawe yaguye mu rukundo na Amanda, umukobwa mwiza wacuruzaga imbuto. Nabo baza gushyingiranywa nyuma y'igihe gito ariko bagira ibibazo byo kutabyara. Ku rundi ruhande Steven we yongeye gutera inda Sandrine, babyara izindi mpanga ebyiri ku nshuro ya kabiri. Patrick na Amanda bararaga basenga ijoro n'amanywa ariko bakomeza kubura urubyaro. Umunsi umwe Steven wari uhangayikishijwe n'ibibazo inshuti yiri gucamo, yiyemeje gufata Patrick n'umugore we Amanda abajyana ku muganga w'umuhanga mu buzima bw'imyororokere wafashaga imiryango yabuze urubyaro. Nuko ababwira amafaranga bishyura kugira bapime, ariko yari amafaranga menshi Patrick atashoboraga kwishyura. Ariko inshuti nziza nka Steven yiyemeje kubishyurira ayo mafaranga. Nuko umuganga w'inzobere arabapima, arangije abana imiti bajya kuba bakoresha, abasaba ko bazagaruka nyuma y'iminsi 2 guhabwa ibisubizo. Patrick na Amanda nyuma y'iminsi 2 basubiye kwa muganga kureba ibisubizo byabo. Batungurwa nuko umuganga yababwiye ko Patrick ari we kibazo gituma batabona urubyaro. Abasobanurira ko intanga za Patrick ari nke kandi zifite imbaraga nke zidashobora kuba zatera inda. Patrick mu marira menshi yararize cyane ati kubera iki njyewe, ariko Amanda aramuhumburiza nuko barataha. Hashize icyumweru kimwe nyina wa Patrick yaje kubasura. Amanda yari yishimiye kubona nyirabukwe maze aramusanganira agira ngo amusuhuze, ariko yatunguwe n'urushyi rwiza cyane yakubiswe na nyirabukwe ku matama. Nyirabukwe aramutuka ati niko wakigoryiwe, urabona ibi byose? Ariko Amanda we yari yamaze gupfukama hasi abwira nyirabukwe ati mama, ntabwo ndi Imana, nanjye nkeneye abana. Amanda abivuga ari kurira. Nyirabukwe arakomeza ati ntacyo umaze, ndakeka mu nda yawe huzuyemo amabuye. Mu minsi mike umuhungu wanjye ndamushakira undi mugore ushobora gusama, wowe uhita utaha usubire kwa so. Akomeza kumutesha agaciro no kumutuka cyane. Ariko kandi Amanda akomeza kubitekerezaho, yumva yiciriye urubanza kandi nawe atari w'ikibazo ahubwo ari umugabo we. Ariko ntabwo yashakaga gushyira hanze umugabo we, yaremeye aratukwa, akozwe isoni na nyirabukwe. Patrick yaje gutaha nimugoroba asanga nyina ari gutuka cyane Amanda, ati umuhungu wanjye nzamushakira undi mugore ushobora kubyara abana benshi, ureke wowe ufite inda irimo ubusa gusa, ingirwa mugore gusa. Patrick abwira nyina ati mama, ibyo birahagije, ntabwo nzakwemerera gukomeza kubahuka umugore wanjye umutesha agaciro bingana bityo. Nuko nyina abwira Amanda ati mu gitondo izuba ritararasa ube wamaze gupakira ibyawe usubira iwanyu. Patrick ararakara cyane, ariko nyina akomeza kwibasira Amanda kugeza naho mu mudugudu wose Amanda ari we wari ikiganiro, bavuga ko atabyara. Imyaka 5 yose yari ishize nta mwana bafite.
Umunsi umwe kandi Amanda yagemuye imbuto ku isoko. Imbuto zimwe zimeneka mu muhanda. Umwana w'umuhungu abibonye aza kumwakira ngo amufashe bazitoragure, ariko nyina ahita ashushubikanya uwo mwana ngo adafasha Amanda, arangije arasakuza cyane ati, niba ukeneye umwana ugufasha kubera iki udashobora no kubyara umwana umwe byibura? Amanda biramubabaza cyane, amarira atangira kugwa, ariko arihangana arakomeza arazitoragura, arangije arikomereza. Iryo joro aryamye Patrick aramubyutsa, hari icyo yashakaga ko baganiraho. Amanda aramubaza ati, ibyo ni ibiki mugabo wanjye bituma tuvugana aya masaha y'ijoro? Patrick aramubwira ati, hari ikintu ushaka kunkorera? Amanda amubwira ababaye ati, icyo ni igiki? Urabizi ko nakora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma wishima. Ndashaka ko ubonana n'undi mugabo noneho ukabasha gusama. Amanda ararakara cyane aramubwira ati, ibyo ni ibiki Mana yanjye, kuki ushobora gutekereza ibintu nk'ibyo? Patrick agerageza kubimwumvisha ati, rizaba ari ibanga riri hagati yacu, nta muntu n'umwe uzabimenya. Amanda agerageza kubyanga ati, wowe ihangana, ibyo ntabwo ari byo bikwiye, dutegereze igihe nikigera Imana izaduha umwana. Ariko Patrick aramubwira ati, igihe ntabwo kiri mu ruhande rwacu, ibuka ibyo muganga yatubwiye ko ntashobora kubyara. Wowe reka tubikore kuriya, nta muntu n'umwe uzigera amenya uko byagenze, kandi ndambiwe guhora numva abantu bose bagucira imanza mu makosa atari ayawe. Amanda aramusubiza ati, ibi ngibi ndabizi bizadukoza isoni. Nuko kandi Amanda ahita amusiga mu cyumba arigendera. Kuva ubwo Patrick nta kintu na kimwe yashyiraga mu kanwa, yahoraga agerageza kumvisha umugore we Amanda kugira ngo arebe ko byibura yabyumva. Ibyumweru 2 byaragiye birashira, ariko Amanda ageraho arabyemera kubera ko yabonaga ko ntacyo Patrick agikora, mbese ko yacitse intege. Aramubwira ati, kugira ngo wishime reka mbikore uko ubishaka. Patrick arishima cyane, aramuhobera aramushimira, aturakoze mugore wanjye. Ariko Amanda aramubaza ati, mbere yuko tubikora reka nkubaze ikibazo, ni iki kizaba igihe umugabo mbyarana nawe nyuma yazaza gusaba umwana we, bizagenda bite? Patrick aratekereza kanya gato, arangije aramubwira ati, tuzashaka umuntu tuzi neza kandi twizera, umuntu udashobora kuduhemukira. Nuko bamara igihe kinini batekereza uwo muntu, ariko Patrick aza kubwira umugore we Amanda ati, ndakeka inshuti yacu Steven adashobora kuduhemukira. Ndamuzi bihagije, twabanye igihe cyose, ntabwo yamemukira. Ndamuzi kandi niwe wabasha gukora ibi bintu neza. Abyaye impanga 3 kose. Amanda arabyemera. Nuko Patrick asezeranya Amanda ko azareba inshuti ye Steve akamubwira uko ibintu bihagaze bitarenze icyumweru. Nyuma y'iminsi 3 Patrick na Steve bicara ahantu baraganira. Patrick abibwira Steve, ariko Steve ahita abyanga, amubwira ko adashobora gukora ibyo bintu, ariko Patrick akomeza kubimuhatira, amubwira kandi ko atabikoze yahita niyahura. Ndakwinginze ryamana n'umugore wanjye umutera inda, ni wowe wenyine nizera. Ndambiwe guhora turi iciro ry'imigani ahantu hose. Abivuga azenga amarira mu maso. Nyuma yo kumara umwanya munini babiganiraho, Steven yaje kwemera gufasha inshuti ye, nuko abaha umugisha barabikora. Nyuma y'igihe byaje kwemezwa neza ko Amanda yasamye inda, nuko Patrick arishima cyane. Uko indikura abatuye umudugudu wose bamenye iyo nkuru. Nuko nyuma y'amezi 9 Amanda abyara umuhungu mwiza cyane, nuko Patrick amwita Joseph. Ariko ibintu byahinduye isura, biba bibi. Joseph amaze kugira imyaka 2, Patrick yatangiye kujya kubita umwana w'imyaka 2 ngo ntabwo arya vuba wihagije, ariko Amanda akagerageza kumuturisha amubwira ko Joseph atarakura bihagije ku buryo yamutwara nk'uko amufata, kuko yaramukubitaga bidakwiriye umwana muto. Patrick ararakara cyane, aturashaka kumbwira ko uriya mwana atari uwanjye kandi ko ntazi ibikwiriye umuhungu wanjye. Amanda buri gihe yageragezaga kumuturisha ngo adakomeza guhamura umwana. Uko umwana akura niko yakomeje kugenda abangamirwa cyane n'uwitwa ko ari se. Joseph amaze kugira imyaka 7, Patrick yakomeje kumukubita. Noneho yamukubitiye ko yakiriye umupira atambaye inkweto, kandi akomeza gufata umwana akamushyira urusenda mu mazuru. Nyina Amanda ntabwo yabaga azi ibiri kuba ku mwana we. Igihe Amanda yozaga Joseph yabonye inkovu ku mubiri we yatewe na se kubera kumukubita cyane.
noneho Joseph yarabonye akanya ko kubaza nyina niba Patrick ari we se wa nyawe. Aramubwira ati aranyanga amfata nkaho ntari umwana we, ariko nyina atungurwa n'icyo kibazo umwana mubajije, ariko aramucyaha amubwira ko impamvu amukubita ari uko amukunda, ataba ashaka ko yongera gukora amakosa. Imyaka yaragiye iricuma, Joseph noneho ageze imyaka 19. Yashakaga gutangira kwikorera ubucuruzi buciriritse, asaba papa we ko yamufasha akamuha amafaranga make, ariko sarabyanga. Nyina amusezeranya gukora ibishoboka byose akazayamushakira mu mezi 3. Mu cyumweru kindi inshuti ye Steven yaje kubasura n'umugore we Sandrine. Amanda bategurira amafunguro, nuko Patrick asaba Joseph kuzanira abashyitsi umutobe bakaba binywera. Abazanira umutobe awushyira ku meza, asubira mu gikoni kubazanira ibirahure. Ageze mu gikoni yasanze bimwe mu birahure byaguye hasi birameneka. Murebe iki kigoryi cy'umuhungu, Patrick asakuza cyane imbere y'abashyitsi. Ako kanya ahita akubita Joseph urushyi amutera umugeri agwa ku rukuta. Amanda atangira kurira, yewe na Sandrine umugore wa Steven arasakuza cyane. Patrick ndakwinginze rekeraho gukubita umwana bingana bityo. Arabyanga akomeza gutera imigeri Joseph. Steven yaraho ntabwo yashakaga kwivanga mu by'uwo muryango, ariko igihe yageragezaga guturisha inshuti ye Patrick yahise asakuza cyane, aturiya ni umuhungu wanjye sibyo, ntabwo ugomba kunyigisha uburyo mpana umwana wanjye, urabyumva neza? Steven na Sandrine batashye barakaye cyane. Uwo mugoroba bageze mu rugo, Sandrine abaza umugabo we impamvu atabuza inshuti ye guhohotera umwana bigeze hari, maze Steven yihaniza umugore we aramubwira ati ntabwo tugomba kujya twivanga mu by'umuryango wa Patrick, ntabwo bitureba. Umunsi wakurikiye Sandrine yahise ajya gusura Amanda na Joseph kubera ko Patrick ntawe wari uhari. Ajya kubasura abashyiriye imbuto n'imiti imwe n'imwe. Agezeyo baraganira, ariko agira Amanda inama yo gufata Joseph akamujyana hanze y'urugo rwabo, yewe byashoboka akaba amushyize mu bavandimwe be bandi. Amanda abwira Sandrine ati Patrick yanyishe urabizi nta mutima agira. Joseph nawe wakurikiraniraga hafi ikiganiro yemeranya na Sandrine, asaba nyina kumureka akigendera, ariko nyina arabyanga. Joseph yarababaye cyane, abwira Sandrine ko yasabye se n'amafaranga kugira ngo yitangire business akabyanga. Nuko Sandrine abyumvise amubaza amafaranga ashaka uko angana, ahita ayamuha. Aramubwira ati genda wigeragereze muhungu wanjye. Nuko aramushimira cyane, Sandrine arataha. Muri uwo mugoroba Patrick abona Joseph aganira n'umugabo umwe w'umucuruzi. Arangije aribwira ati buriya niba ari kuvugana n'uriya mucuruzi bivuze ko ari kwitegura gutangira business ye, buriya afite amafaranga. Nuko arihuta yinjira mu cyumba cya Joseph atangira gushakisha ahantu hose. Nyuma y'iminota 5 ashaka abona amafaranga munsi y'igitanda cya Joseph. Amafaranga yagaragaraga ko ahagije yo gutangira business. Ako kanya afata ya mafaranga acana umuriro atangira kuyatwika inoti imwe ku yindi. Joseph abona umuriro waka, abona se atwika amafaranga. Ako kanya yinjira mu cyumba cye ashaka amafaranga arayabura, atangira kurira ati ndarangiye. Yegera se aramwinginga ngo areke gutwika amafaranga, ariko undi aramusunika amwigeza hirya akomeza kuyatwika, ari nako amuseka cyane. Arayatwika yose arayarangiza. Joseph agahinda karamwica, ararira arihanagura. Nuko Amanda avuye mu kazi abona Joseph yigunze n'agahinda kenshi, aramwegera amubaza uko bimeze. Joseph amusobanurira byose, aramubwira ati sinshobora kuguma kuba muri uru rugo rumeze gutya, n'ejo bundi uriya mugabo atazanyica. Aramubwira ati mu gitondo ndabyuka ngenda. Arara apakiye ibye byose. Nyina Amanda agerageza kumuturisha, amubwira ko amuha andi mafaranga, undi arabyanga. Bukeye Joseph arabyuka aragenda yigira mu rugo rwa Steven na Sandrine. Mu gitondo Patrick abyuka ashaka Joseph ngo amwogereze imodoka, aramushaka aramubura, ashakira hose aramubura. Amanda umuhungu wawe w'ikigoryi arihe? Abaza Amanda, ariko Amanda wari wibereye mu gikoni atetse. Atungurwa n'iryo jambo, ataragira n'ijambo avuga Patrick atangira kumukubita. Agerageza kumubwira ko atazi aho Joseph ari, ariko Patrick
Patrick wari warakaye cyane amubwira ko ari we wamubwiye ngo agende. Amanda nawe akamubwira ko nta gitekerezo abifiteho, ari nako kandi Patrick akubita Amanda. Ku rundi ruhande Joseph yari yageze kwa Steve na Sandrine, asangayo Sandrine amutekereza byose uko byagenze. Sandrine amugira inama yo guhita ava muri uwo mudugudu vuba bishoboka. Joseph yemeranya na Sandrine guhita agenda akajya kubana na musaza wa Sandrine mu kandi gace kari hirya, ariko Sandrine aramubwira ati buretse ubugumya aha maze uzagende ejo mu gitondo. Amuzanira ibyo kurya, Joseph aramushimira. Gusa Patrick we yakomeje gushakisha Joseph cyane, ari nako abaza Amanda ati ni umuhungu wawe yakuye amafaranga yo gutangiza business. Amanda agerageza kumubeshya ko ari we wayamuhaye, ariko undi ntiyabyemera atangira kumukubita. Noneho ku yindi nshuro amubwiza ukuri ko ari Sandrine wayamuhaye. Ako kanya ahita atekereza aho umuhungu ashobora kuba ari. Ako kanya afata inkota yerekeza kwa mushuti we Steve. Joseph ari kurya, Steven yarinjiye mu rugo atungurwa no kubona Joseph aho ngaho. Aramusuhuza ahita yinjira mu cyumba, abaza umugore we Sandrine ibyabaye, nuko Sandrine amusobanura byose uko byagenze. Nuko Steve amwibutsa ko yamwihanangirije kwinjira mu buzima bw'inshuti ye Patrick, ariko Sandrine amusubiza ko adashobora gukomeza kurebera inshuti ye ihohotera umwana n'umugore ngo yicara arebe gusa. Abantu bose batuye muri uyu mudugudu bakomeza kureberera inshuti yawe ihohotera umwana n'umugore, mwese mureberera gusa. Njye ntabwo nagombaga kwicara ngo ndebe ibyo byose biba ubundi nicecekere. Steven biramurenga, azunguza umutwe. Bagiye kumva bumva umuntu ahondagura urugi cyane, yari Patrick. Atangira gusakuza cyane ati Steve, uzana icyo kigoryi hano, zana umuhungu wanjye cyangwa bibi intambara. Joseph ahita arekera kurya yirukira mu cyumba cy'abashyitsi. Sandrine afungura umuryango, Patrick arinjira ati ndashaka umuhungu wanjye. Sandrine amusubizanya umujinya mwinshi ati nta muhungu wawe uri hano. Ako kanya Steve nawe arinjira, Patrick atangira gusakuza cyane ati mpereza umuhungu wanjye, aho umuhishe hose muzane. Ati Steve, nutazana umuhungu wanjye ndashyira ibyawe byose hanze. Amutera ubwoba. Sandrine nawe ati uvuga ibiki ariko? Steve we ubwoba bwari bwamwishe, ajya kureba Joseph ngo amuzane, ariko umugore we Sandrine aramubwira ati mwihorere, namubwiye ko nta muhungu we uri hano. Patrick aseka cyane arongera aramubwira ati nutazana Joseph hano ndabwira umugore wawe amabanga yawe yose, ibyawe byose ndabishyira hanze. Patrick akomeza kumutera ubwoba, ari nako Steve amubwira ati waranyinginze ngo mbikore ku bwawe. Abivuga yenda kurira kuri iyi nshuro. Sandrine ariko byari byamucanze, yibaza iby'abo bagabo barimo barafinda. Abaza umugabo we ati urashaka kuvuga iki ngo yarakwinginze ngo ubikore? Undi ntiyagira icyo asubiza. Patrick araseka cyane ati urafasha inshuti yawe uryamana n'umugore wayo, ubwo ni ubufasha nyabaki? Sandrine areba umugabo we ko hari icyo yavuga, ariko ntiyashakaga kureba umugore we. Reka mbivuge byose. Patrick aratangira ati umugabo wawe yaryamanye n'umugore wanjye, kandi si ibyo gusa yanamuteye inda, hariyo yavuyemo kiriya gicucu muhishe hano ngo ni Joseph. Sandrine yendaga kwitura hasi yumvise ibyo bintu. Steven niko kumusaba imbabazi ati nyizera Sandri, Patrick yaranyinginze cyane ngo uryamane n'umugore we kuko atabashaga kumutera inda. Ibyo byose Sandrine yumvaga ari nk'inzozi yibereyemo, ariko Patrick aseka cyane ati nagusabye kuryamana n'umugore wanjye nawe urabyemera? Umeze nk'umuntu w'ikigoryi wemera ibyo abonye byose. Nuko Joseph aho yari ari nawe yarabyumvaga byose, asohokayo aho yari yihishe, abaza Steve arira ati wabonaga iby'iyi nyamaswa byose yakoreraga umwana wawe, nawe ugaceceka ntugire na kimwe bikoraho? Nyuma y'iyo minsi iteye impungenge, Patrick yahise yibera umusinzi. Iminsi yose yiberaga mu kabari. Inkuru ye ikwira hose ko adashobora no gutera inda umugore. Aragenda yibera umusinzi kabuhariwe. Amanda aramuta arigendera, asigara wenyine kugeza ubuzima bwe burangiye. Utekereza ko ari iki cyabaye nyuma? Ese Sandrine yababarira umugabo we Steve, cyangwa wamugira inama yo kumubabarira? Ese waba wigiye ayahe masomo muri iyi nkuru? Utubwire kandi wibuke like na subscribe. Fabrice Murinzi ninjye wumva, channel ni Marayika Murinzi. Tubonana ubutaha. Ciao, shalom.